raporo y'ukuntu Satani agenda arwanya ingo kugira ngo zisenyuke, ariko ngeze ku murongo wa nyuma niwo nafashe ibindi sinabifashe mu mutwe ngo mu 1990 muri Etats-Unis urugo rumwe kuri barashwana rwashize imyaka itanu. Mu 1990 hashize imyaka itanu none bigeze mu 1990 urugo rumwe kuri barashwanaga, umugabo akajya k'umugore akajya kuri abana bakajya murumva ko ari ibintu bibabaje. Umutwe w'ikibwirizwa uravuga ngo umurimo urahari, haracyari umurimo. Reka dusenge noneho tujye mbere. Mana nyiraneza, igitondo cyiza nk'iki wongeye kutugarura hano imbere yawe, aho twicaza tunezerewe twataye mu rugo, kugira ngo twongere twibuke amasezerano meza, twongere twibuke dutekereze aho tuzajya ko nta kintu kizahaba, maze dufatanye nawe gukora umurimo urangire twitange iwacu. Bigira neza rero, si imbaraga zacu tuzabikora ahubwo ni umwuka wawe uzadukoresha, ariko hagomba n'ubushake bwacu. Uruhare rwacu rero turagusaba ngo dufashe kubishyiraho kugira ngo turangize umurimo vuba, maze dutegutse kugaruka kwawe tuzitahira iwacu. Tubisabye mu izina rya Yesu. Umuntu yigeze kutubaza ati ese ibiryo biryoha ni ibihe? Yabitwarije turi mu rusengero. Rero mu rusengero rw'Abadivantisite murumva iwacu nari ngiye iwacu barakuzaga n'imyumbati n'ibishyimbo, kubera ko aribyo bateka ku wa nyuma kugeza ku isabato nta kintu uranye. Indahasi biryoha ni ibihe? Inaha biryoha ni ibihe? Ntabwo ari bwirwe n'inda mu magambo cyane kuko tuzi ko umuntu
wawe ijambo ryawe ry'ukuri. Iryo jambo rero turarivuge hano bwinshi 18 ati nk'uko wanumiye ku isi niko nanjye mbatumye ku isi. Aho hakaba hazingiye ibikubiye muri rya jambo ryari ryanditse hariya ngo haracyarumye. Yesu yasubiye mu ijuru, twe twasigaye mu cyimbo cye cyangwa se turi ba ambasaderi kuko babivuga. Si ryo jambo rirari agaciro buri wese abyibaze, ntabwo basaba gutanga ibisubizo muri rusange. 18 nawe usubiramo ati nk'uko wanumiye ku isi niko nanjye mbatumye ku isi. 20 ati ntabwo ariko nsabira bonyine, ahubwo nsabira n'abazanyemera kubera ubutumwa babazaniye cyangwa se kubera ubutumwa bazabashyira. Harimo inshingano yoroshye, noneho mwasubiza birahari cyangwa ntihari. Inshingano iri muri iri jambo iroroshye cyangwa ntiyoroshye? Nzasinzi uko nakibajije wenda icyo kibazo, ariko Yesu ati nabatumye mu isi kandi ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo bazabashyira. Ubwo nitwe tubwirwa rero ko hari ijambo tugomba gushyira abari inyuma yacu, abo duturanye, abo dukorana, abo duhurira mu mamodoka, abo dusurana, abo bose. Abantu ni benshi bashoje. Twebwe dusabwa kubabarira. Twahuye n'itsinda rishimishije cyane ry'umuryango nk'uko nabivugaga, duhuje umwami umwe, duhuje umwuka umwe, duhuje icyigisho kimwe, duhuje ubutumwa bumwe, kwizera kumwe, gahunda imwe. Ese ntibinejeje? Zaburi 133 iravuga ngo niba igikundiro ni byiza cyane ko abavandimwe bagira kure baturana bahuje. Iyo bahuje umurimo wose bawuterera rimwe ukagenda. Nk'uko kano kantu sinagatereza urutoki rumwe, ariko turi 5-6 buri wese yashyiraho agatoki ke tukakerereza mu kirere. Niko umurimo ukwiriye gukorwa, tugafatanya. Ariko turavuga ngo birakomeye, nyamara siko bimeze. Ugomba kutworohera byanze bikunze n'ibitoroha, hirya ubwo hari ingaruka itari nziza. Reka tujye muri Yesaya 50 turebe icyo atubwira. Yesaya 50 ari mu murongo wa mbere. Uhoraho aravuze ati, nubwo bagira ngo impapuro reka barindire gato. Yesaya 50 ni mu murongo wa mbere. Uhoraho aravuze ati, nimunyumve mwebwe abaharanira ubutungane, nimuntege amatwi mwebwe abanshakashaka, yewe Uhoraho. Nimuzirikane urutare mukomokaho, nimuzirikane inganzo mwakuwemo. Bajene sinzi ko inganzo bayumva, ariko urutare wenda rwo bararwumva. Inganzo ni iki? Inganzo ni ahantu bacukura ibumba cyangwa umucanga bashakamo gukora amatafari n'ibindi. Nimugere muhira ababyeyi musobanurira abana, biba byiza. Hari akandi kantu nari bagiye kuvuga, ngo niyo njya mbona n'abantu bari mu manama hirya hino, mbona bafite agakaramu yandika ibintu byose bivugwa mu nama. Hano mu rusengero rero usanga duteze amatwi, kandi sinzi ko iyo tugeze muhira twibuka byose nk'uko babibwiye. Byaba byiza ubundi umuntu agendanye agakaramu n'agapapuro, nibura akandika amasomo gusa, yagera muhira akayasubiramo, biramufasha. Ubwo nabwiraga ababyeyi ngo bajye basobanurira abana ibyo batumvise. Uwiteka ati, mwebwe abashakashaka muntege amatwi, muzirikane urutare mukomokaho, kandi muzirikane inganzo mwakuwemo. Uwo ni Yesu waje ku isi kugira ngo atupfire, atuvane mu biganza bya Satani, yongere kudusubiza kwitwa abana b'Imana. Dufite agaciro kubwa Yesu, ngo niwe twasatuweho, niwe twakuwemo. Noneho ku murongo wa 5 aravuga ati, muri icyo gice, dore ubutungane bwanjye buregereje, agakiza kanjye kari bugufi. Nzasesekaza ubutabera mu mahanga, abaturage b'ibihugu bya kure bazantegereza ibyiringiro. Umurongo wa 6 ati, mwungure amaso
murebe ku ijuru, nimurebe no ku isi, ijuru rizahinduka nk'umwotsi, isi izasaza nk'umwambaro, abayituye bazapfa nk'isazi, nyamara agakiza kanjye kazahoraho iteka, ubutungane bwanjye buzahoraho. kugira ngo ayo magambo amaze guhita mu ndirimbo bacu bakuririmba, Imana ibamugisha kandi yongere inganzo yayo. Yajambo inganzo riragarutse, aho mukura Imana ikomeze kongera ubwenge kandi ibafashe kugira amagara mazima, ikomeze kuyamamaza. Rero urwo rutare twasatuweho ni Yesu, yaragiye adusiga ku murimo kandi aravuga ati ndi hafi, agakiza kagiye kuboneka vuba, ubutware bwanjye bugiye kugaragara, azasanga tumeze nk'itera indagaruka. Tugende mu byakozwe n'intumwa 20:24. Bibiliya tuba twazizanye, reka tuzikoreshe. Byakozwe n'intumwa igice cya 20:24 kugira ngo turahari. Pawulo yabwiraga asezera ku bakuru b'itorero rya Efeso, aravuga ati nyamara mu bwanjye ntacyo bimbwira kubaho cyangwa gupfa, icyangombwa ni ugushyikaho gusiganirwa kugera nkanondosora umurimo nahawe na Nyagasani Yesu, ariko gutangaza ubutumwa bwiza bw'umuntu Imana igira. Ese dukurikije inama Pawulo yabwiraga mu bantu, natwe nyine ko ariyo nshingano twahawe k'umurimo uhari. Ubu butumwa turabuvuga ku iherezo ry'ibihe. Muri Timoteyo yavuze ati ubu ndashaje, meze nk'ibisukwa ku meza, cyangwa ndashaje mbese, ariko ntegereje ko umwami azampa. Ibyo rero bivugaga kuko yakoranaga n'Imana, yabonanaga nayo muri cya cyigisho twigaga mu gitondo abatari bahari ngo bahunge. Ubu hari umuntu ukorana n'Imana mu gihe ibyayo byose, gahunda zose irazimubwira, kandi si we wenyine, natwe twese ntacyo yagirije, kuri byose ni ibyacu. Twabihawe kugira ngo tubisome, tugendane nabyo, tubigenderemo. Ni ahacu rero ho kubisoma kugira ngo tumenye n'iherezo ryacu, kuko kugenda gusa cyangwa se kuza hano gusa umunsi umwe murumva ko ariko bwakitangaje. Muribuka Yesu agitangira umurimo wa afite imyaka ingahe? Abagiye basoma 12. Bagiye gusenga i Yerusalemu, bagezeyo barasenga, mu gutaha ababyeyi barataha kwibwira ko umwana ari kumwe n'abandi bana, ariko yari yisigaye mu rusengero ay'impaka n'abakuru n'abanditsi. Noneho ababyeyi bamubonye bati icyo baturije umuntu wose, aravuga ati ntabwo mwari muzi ko ugomba kuba mu gihaga. Mariya byaramushegesheje cyane. Iminsi 3 bamaze bamushaka, yashushanyaga ya minsi yari kuzakora mu mva, yari yarabihanuye nabyo yuko agahinda kazamutwitsa umutima. Ajya gupfira ku musaraba, ajya kurokoka, yaravuze ati byose birarangiye. Ayo magambo abiri ati ntimwari muzi ko ugomba kuba mu bya data, cyangwa se iya kabiri ati byose birarangiye. Mu gitabo nasomaga nanone haravuga ngo byari n'ibifuniko by'igitabo, nk'uko tubona ibifuniko kimwe ku ruhande rumwe n'ikindi, hagati hakubiyemo ibyo yakoze byose muri uwo murimo yakoze ku isi mu gihe gito cyane, afasha abantu, avura abantu, abagaburira, abamenyesha iby'ubwami bw'Imana bitegereje. Muri uyu munsi turasabwa gufasha abandi. Tugeze kuza hamwe mu nama rimwe, pasiteri atubwira ko dukwiriye gusananira umurimo tukawukora, ariko twagize ikibazo bitewe n'uko umuntu avuga ati aho ntuye umuntu aba aza yinjira mu nzu ye, sinzi n'urwasi se nzamusangane. Aho ngiye n'umuntu aba ari mu bye n'undi mu bye n'undi mu bye, ariko umuntu w'Imana ntabwo abuka ko ari umuntu. Reka tubanze turebe amagambo tubwirwa mu Rwakabiri rw'Abagore 5, umurongo wa 17 kugeza 20.
kugira ngo murahari. Aratubwira ati erega iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize byose bikaba bihindutse bishya. Ibyo byose Imana niyo yabikoze, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Ubwo rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyari ikibabara ibicumuro byabo. Natwe idushinga umurimo, idushinga kubwira abantu bayo ngo biyunge nayo. Uwo murimo urahari. Uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, icyaremwe gishya kitagomba kugira ubwoba, icyaremwe gishya kigomba kubwira abandi n'ijambo ry'Imana. Aho umuntu akorera, aho umuntu agenda, aho umuntu yicaye, aho umuntu acururiza, n'aho wiga. Ni ibintu byoroshye ku muntu wabyimenyereje, ariko iyo tutabyimenyereje biratugora cyane. Umurimo ku isi ni mugari, tubyumva mu ndirimbo nyinshi, umurimo urahari ariko abakozi ni bake cyane. Nayo inshingano yafite Yesu ati nimugende mwigisha amahanga yose, mubabwirize, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza imperuka y'isi. Hari amagambo yandi yadufasha muri Yesaya 28. Yesaya 28. Turi ku murongo wa 23. Bitwereka ukuntu Imana yishimiye kudukoresha ariko kandi itaduhana ibana natwe. Aha ni mu buryo bwerekeranye n'imikorere y'ab'isi, abo twita ab'isi n'igihe turi mu isi dukora imirimo yacu yo ku isi. Aratubwira ati jyewe umutwe wanjye w'amagambo uravuga ngo ubuhanga bw'umuhinzi buturuka ku Imana. Si byo se? Nimutege amatwi mwumve, nimwitondere ibyo ngiye kubabwira. Uwo ni umurongo wa 23. Iyo umuhinzi agamije kubiba ntarambirwa, ararima, agatabira, agatunganya umurima. Iyo amaze gutunganya umurima, abiba umurama w'imboga, abiba ingano z'ubwoko bwose, abiba n'izindi mbuto z'impeke ku mbibi z'umurima. Iyo mikorere ayikomora ku Imana ye. Imana niyo itwigisha. Ubuhanga bwose twagira ni Imana itwigisha. Nubwo tuvaho turiga amashuri, Imana idahari ntacyo twagira. Iduha ubwenge ikaduhumura tukabimenya. 27. Ushaka umurama w'imboga ntawe usekura mu isekuru, ahubwo awukurisha ikibando kugira ngo wese atazimenagura. Umuhinzi azi uburyo ahura ingano ze atazimenaguye, azi ko yoza uruziga rw'imashini, nyamara yirinda kuzimenagura. Iyo mikorere nayo ayikomora ku Uhoraho n'ingabo. Inama ze ziratangaje n'ubwenge bwe burahebuje. Ibi ngibi bisomye bitewe n'uko namaze kureba n'inawe, murabona imirima bahinga ukuntu itandukanye. Ese muri iriya mirima bahinga twajyamo n'intoki tukazasarura cyangwa tugatera tukaharangiza? Imana yahaye ubwenge abantu bakora imashini izitera, izibagara, izirabuye kugera neza ngo zirebe, izihura, mbese murabyumva. Ariko ibyo byose ni ubwenge bakomoye kuri Imana. Yesaya rero kuko atubwira ati ubwo bwenge bwose buturuka ku Mana buhebuje butangaje, ntawe yabwimiye muri twebwe kugira ngo dukore umurimo wayo. Ntabwo ari inshingano y'abapasiteri cyangwa se y'abandi bose bashinzwe iby'itorero, ni inshingano ya buri wese ku giti. Hari umurongo Ezekiel 3:18 utubwira ngo ningurira abanyabyaha nawe ntugende ngo ubabwire. Reka tuhasome tubireba niyo byiza. Ezekiel 3:18. Umurongo Imana itubwira abambasaderi basigaye ku murimo wabo. Imana iri kugira umugome ni uzapfa
amaraso ye. Abantu batuzengurutse bari mu mwijima w'icuraburindi bakeneye ubufasha. Ngo ngoma azapfa nituba tutaramuguriye, ariko nitwebwe tuzatuzwa amaraso ye. Umuturanyi wawe aramutse arwaye indwara ukabuza umuti ntuwumubwire agapfa, ntabwo wakwitwa umwicanyi koko? Siko wakwitwa? Arwaye ntumuvure kandi umuti tuwuzi. No mu itorero hari abarwayi, no hanze hari abarwayi benshi kurusha n'abari mu itorero. Ntawe uvuze mu itorero nuko hari uko tukina umukino wo kuza hano ku isabato, indi minsi itandatu twose tukaba turwaye bwaki. Abacu bajyaga batubwira ngo Bibiliya turagenda tukazishyira ku ruhimbi, aho twagiye ku meza ku isabato tukayunguraho ivumbi yaratoye. Igitabo cy'ishuri tugishyira hasi. Iyo twiga amashuri igitabo cy'ishuri tugishyira hasi. Aho tugenda mu mamodoka abantu baba bagura ibinyamakuru cyangwa se babitoragura basoma ibirimo basanga umuntu ntasinzira, ariko iyo twigereye imbere y'Imana yacu turiryamira twaratese. Ariko umuteto hirya ntimumaze ikirya. Umugabo umwe witwa Kabindi twari mu nama aravuga birarambirana, abantu batangira kwiryamira, abandi bakajya babashinzwe gukora akabibona kuko uri hejuru ujya bareba byose. Nibwo yavuze ati nimuriborere begereye kwa se, utabatera hejuru utagira icyo ababaza, ntibiryamire bisinziriye. Nyamara se uwumva arumva, uwumva arumva. Buri muntu muri twebwe natwe ubwacu dukeneye Yesu kurusha uko tumuzi. Tutamufite niyo twaba dutuzwira ariko nta mahoro nta byiringiro nta n'ahazaza twatekereza, kandi twaba turi mu nzira kure cyane yo kuzabonana n'Imana. Muri Yohana 9:4 aho Yesu yakoraga imigire ngo yaravuze ati hasigaye igihe gito mbere y'uko ijoro rigwa imirimo yose irahagarara. Tuzi iminsi turangije, ariko dushigaje ntabwo tubize tuyizi. Reka tujye muri Matayo 20:20-7. Ariho bana dusomeye hakubiyemo isomo ry'uyu munsi. Matayo 20:1-7. Aratubwira abakozi bahembwe kimwe. Amasomo yose yo muri Bibiliya tuba tuyazi, ariko yasubiremo aratubaha kurushaho. Haravuga hati n'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umukungu wazindutse kare ararika abantu bo kumukorera mu biti bye by'imizabibu. Amaze gusezerana nabo igihembo gisanzwe cy'umubyizi abohereza gukora mu mizabibu ye. Asohotse saa 3 abona abandi bantu bahagaze ku isoko ntacyo bakora. Arababwira ati namwe nimujye mu mizabibu yanjye mukore ndabahemba uko bikwiye. Nuko baragenda bagiye gusohoka saa 6 na saa 9 nabwo abigenza atyo. Nanone nka saa 11 yongera gusohoka asanga abandi bahagaze aho, arababaza ati kuki mwahagaze aho umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati kuko ntawe duhaye akazi. Nawe ati namwe nimujye mu mizabibu yanjye. Ntawe duhaye akazi. Nagira ngo dufate utugero dutoya dushikije wenda. Bana n'umwana mutoya hariya, ariko iyo akamutse yishakira imirimo yo gukora. Ndabeshya abafite abana mu rugo ntabwo abana bishakira ibyo gukora. Urababwiriza ngo kora ibi wenda ukora ibi cyamwangiza, ariko uramureka agakora akajajaba akaza kuva agaciro. Ikindi nababwira twajyaga dusekura umutsima mu isekuru murayizi. Ukimara kwigiza isekuru ukabona inyoni ziraje, ninde uzibwiriza kuzaho? Ni wowe uzihamagara ngo zize zitoragura urufunguzo. Ni hamwe twabonaga rero ngo Imana nitanga ubwenge ikamubwiriza ujya gushakira ibyo kurya. Twebwe ntituri kure y'ibyo kurya, turi iruhande rwa Bibiliya. Akandi gatoya kajya kantangariza aho abantu bakunze kubwira hanze hariya kuri place publique, tubona intumwa ziba zaramenyereye abantu
bataye n'ibindi byose ninde se uzihamagara ni ikibazo kandi ni icyigisho gikomeye urushishi ukaza ugasanga mbese ku kamani k'umugaturo kikoreye icyo kimani nikikananira karajya guhamagara izindi shisho zawe kumubana bijyana kuko Imana yabihaye ubwenge kandi bigenda bigomba gukorera bikabaho ntabwo turi hano ku isi cyangwa mu itorero kugira ngo dukorere ahubwo turashaka kugira ngo duhoraho tuzagira ibihe bidashira byo kwishimana n'abo tuzaba twaragejejwe kuri Yesu tuzagira ibihe bidashira byo kwishimana n'abo tuzaba twaragejeje kuri Yesu ariko iminsi dufite yo kubagezaho ubutumwa yibarirwa hano ku giti ni mike cyane isigaye ntabwo tuzi iminsi isigaye ariko uvuga wese aravuga ati isi irashize iyo areba ibintu byose bikorerwamo aho dutuye nk'uko nabivugaga abadukikije niyo wasanga ukamusubiza gusa uzi ko benshi ubona ntacyo bibaburiye ariko iyo ugize gutya nawe hazamuka ikintu cyo kugira ngo nabyo birahagije umwigisha kumwereka ko hari ikindi kirema iruhande rwe kimeze nawe umurimo urahari ukwiriye gukora bihitwa nona tubwirwa ngo ibihembo by'ibyaha ni iki ni urupfu ariko Imana yo ntabwo izaduha ibihembo ahubwo izaduha impano arizo ngororano zo kuzibera witeka tumaze kubona aba bakozi bahembwe ari uwaje saa 2 mu gitondo ari uwaje saa 11 bose Imana yabahaye uwo mukungu w'igitekerezo kivuga yabahaye kugira ngo bimukira yabari amadolari ibihembo babwiwe bose ni kimwe ku buryo aba mu gitondo ngo bateye inkuru bati ntibishoboka twahindutse umunsi wose dukora none natwe duhaye nk'abaje kumugoroba bitwereka ko Imana yacu ntabwo iturushya kandi icyo twasezeranye nicyo tuguha kandi icyo uhisemo gukorera nicyo uzabona none se yakurengerezaho ntabwo ihinduka mu magambo yayo babyeyi bagenzi banjye dufite umurimo mu bana bacu ni ibihe by'amajyambere bibije n'ibiwacu nasize bikomeye cyane aho hafi buri ko hari amateleviziyo y'abantu basigaye sizi uko babona amafaranga bakagura umwana akava ku ishuri yiruka ajya muri televiziyo umwana akava ku ishuri yiruka ajya mu mipira umurimo ukabungu umubyeyi ugasanga niwe wenyine ayirwanya kandi ubuzima bw'umwana we burahafite ari umuco ntawabona uburere ntawabona ibintu byose mbese birapfa ikindi murabona ukuntu abantu dushishikajwe no kwiga nibyo kuko tugomba kumenya ubwenge ariko se kwiga ubwenge bw'isi butazaduha ubw'ijuru bitazatugeza mu ijuru byaba bimaze iki aho ngaho tubibaza umukecuru umwe wari warakomeje kwiga gukunda kuganira n'Imana ye yaravuze ati sinzi gusoma sinzi kwandika sinzi kubwiriza ariko mfite icyo nakora yikuye amafaranga mu mufuka yagura Bibiliya yari aturanye n'umuyisilamu akajya amusanga mu masaha yo kuvuga saa 8 saa 9 ati mwana wamusomera ahangaha umukecuru akicara gusa bakamusomera kugeza ubwo umugabo yatwawe ati didiye aza banyagize akurikiye amagambo yasomye muri Bibiliya wose sumye utwaye imbaraga nyinshi uwo muri utwaye imbaraga nyinshi utwaye ubutunzi bwinshi ariko mu ijuru icyo gikorwa kirangira undi mukristokazi wari uturanye na mugenzi we ariko muri urwo rugo haba rwaserera umushinga buri munsi bitewe n'umwana wahabaga kubera umubyeyi yari ifite utwana twinshi ariko nuko umuntu aba yaramenyereye mu mico ye ya kera burya bitera ikibazo icyo mbivugiye wenda reka mbaze nta urugero ndakivuga nyuma nigeze gutunga umukobwa wakoraga mu rugo afasha ahantu yari yarabaye ni hahandi baburaga inkono nyinshi cyane z'ibyungo nk'uko mu kinyarwanda tubizi inkono ivuyemo ibiryo bayijugunya munsi y'urugo kugeza igihe munsi y'inzu kugeza igihe inkono zose zizashira nta kibone itekwamo kiboneka ibyo
noneho bakabona kuzitoza umurongo bazuza sibyo bintu ajya mu mugore ndabizi umusirimu bitwa umusirimu aba afite udusafuriya twinshi nabo agasafuriya katezwe mu tugara n'umunyari hasi umunyari ugasaba amasafuriya atandatu araterekeranye munsi y'igikoni ese amazi wabuze amazi ahari bikerekana ko mu mutwe ibyaha byamenyereye kera ibintu twimenyereje gusa uwo mubyeyi rero impamvu narivuze nti yari afite abana bamushya ariko no mu buzima bwe iwabo n'uko yabibonaga ntaje byamubwiraga gukora isuku mbese umugabo akaba aramubwira nawe umunsi umwe umugabo asa nk'uko mu rugo arigendera noneho umukristokazi bari baturanye icyo yakoze yaragiye kugaruza uyu munsi ndagira ngo dufatanye gukora isuku hano ibi bintu byose bizana ibibi murazi k'umugabo irarengamo amazi n'iki bikazana ariyo tubivane hahinduke aramwitangira uwo munsi arawutanga baragenda barasukura ibi mugabo arimo na mugabo bajugunya kure barahacyaha mbese barahaharura barakubura sinzi ko byatarukiye mu gitwi k'umugabo murazi ko abantu bajyana batuma we harahindutse ntabwo bakiri ahantu babonaga ngo bari bazi basereye haba n'icyizere nuko umugabo araza yigenza agenda asanga harakeye harahumura mbese nawe murabyumva yaravuze ati abwiye umugore ati ninde wakugiriye iyi nama ati ni mugenzi wanjye ntabwo yamuhishe ati kuva uyu munsi ndashaka ko aho ngaba aho yiga ariho tuzayibana ibintu bitungana gutyo kwinjira mu itorero bana bo hanze bahora bashwana amahoro ararima ntabwo gukora umurimo w'Imana bigomba imufundisha nta nubwo bigomba igihe kinini birasaba ubwitange nk'uko Yesu yaje gukora akitanga natwe niko dusaba shaka umwanya uha mugenzi wawe ntabwo kandi agusaba kujya kure baratubwira mu ndirimbo y'ijana na mirongo itandatu n'eshatu igice cya nyuma ngo abantu bari mu kaga Yesu aramutabaza ntukajye kuvuga uti ntacyo yakora rwose umuntu wese afite uruhare ashobora gukora reka dutange urundi rugendo tumaze gusoma Abefeso 4 umurongo wa 15 na 16 Abefeso 4 umurongo wa 15 na 16 haratubwira ngo ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura ku buryo bwose tunze ubumwe na Kristo ari we mutwe w'umubiri umutwe niwo ugenga ingingo z'umubiri zose ugatuma zihurizwa hamwe zigahuza imikorere zibikesha imitsi iwukomeza ikawutunga bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe maze umubiri wose ugakura ukiyubaka byose biterwa n'urukundo nituba muri Kristo turi ibiremwa bishya dufite urukundo Kristo ni umutwe natwe tukaba ingingo ze ibintu byose tuzashobora kubikora akandi kagero wenda natanga nakavuga ngo niba nshoje ubwo ni igifu nyine kirambaza niba kimbaza ubwonko burategeka buti ingingo z'ingingo mugende mukora amaguru aragenda amaboko arakora amaso arareba umunwa uraza kugira icyo ukora n'ururimi n'amenyo n'izindi ngingo zose ziri muri bungano rwogora ibiryo mbese nibigera mu gifu bizagumamo honyine iyo bigeze mu gifu kirahagarara niba kikicecekera reka da ahubwo cyohereza mu rura rutoya rugatoranya ibigomba gutunga umubiri wose noneho ari bwa bwonko n'amaboko byakuze nabyo bigaboneraho hanyuma umuntu akanezerwa natwe turi ingingo za Kristo niba umwe yihagarariye nk'uko wenda ko umwijima uvuze uti ugiye gufata ikoje y'ukwezi si ubwoko wabaho noneho umwijima tumenyeranye n'umuntu umwe w'itorero ntiwifate ujya gusukaza urataha ntushyireho uruhare n'uko maze kubivuga hano mu magambo yo gutura buri wese afatanya na mugenzi we tukubaka itorero tukazamura ibintu
byinshi bizahinduka kandi nawe agiye kuza kandi umuntu wese azirikira ibyo yakoze ntabwo uzavuga ngo naka niwe wumvishije cyangwa ngo nari nzitwaza izi minsi ntabwo bishoboka niba bisi bashaka amahugurwa kugira ngo batunganye imirimo yabo igende neza babone ibyo kurya ese umurimo w'Imana ni ukwiriye kudeberera aho buri muntu wese ahibaza hari udutabo twitwa ngo ireteki ntarantu basomaga mugasimuka umutwe wacu bavugaga ko mu Bushinwa iyo umuntu abatije baramubwira bati itorero ryungutse amaso abiri ryungutse ibiganza bibiri ryungutse ibirenge bibiri bizakorana n'umutima mushya byose nabyo ari bishya sibyo ubwo rero umva icyo baba bamubwiye ngo haguruka nawe ujye gukora umurimo urahari abazawukora nta bandi twebwe ubwacu buri wese wamaze kwemera umwanya we agomba gukora kuko twarusomye tugitangira muri Yohana 17 buri wese mu rugingo rwa mugenzi we kandi buri wese yasizwe ku nshingano agomba gukorera abamuzengurutse umuhati wacu tuzi ko atari ugusa ku mwami Imana izaduha ibyo dukeneye byose byo kutubeshaho buri munsi nituramuka twiyeguriye ubuzima bwacu kandi ubwami bwayo bugahinduka intego yacu y'ubuzima bwacu nk'uko muri Matayo 6:33 havuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana nibwo ibindi byose muzabyongera. Nagira ngo tuse nk'abagera ku iherezo nitumara gukora uruhare rwacu mu bintu turangije bizagenda nasomaga mu gitabo cy'inyigisho gishize ariko mbere y'uko mwavuga reka mbanze nibutsa amagambo amwe tutagezeho mu cyigisho ku ipaji 124 bafite icyigisho birahera ku 123 hasi ibyerekeranye no kuramya Imana gukora tuvuga ngo kuramya Imana ntabwo ari icyo dukora ku isabato gusa mu masaha make ya buri cyumweru kuramya ni ukwikubita ku birenge bya Nyagasani buri gihe ni imico yacu yose n'umushyikirano tugirana na Nyagasani kuramya nicyo twagombye gukora buri masaha 24 ya buri munsi twategera amatwara kuramya nicyo twagombye gukora buri masaha 24 ya buri munsi mu minsi 7 y'icyumweru nta munsi n'umwe ntabwo ari ku isabato ni buri munsi mu masaha 24 ya buri minsi 7 y'icyumweru ni ukugira imibereho yo kwizera yo kumvira no kwiyegurira Nyagasani kuramya ni ukugira Imana ya mbere mu byo tuvuga mu byo dukora no mu byo dutekereza kuramya aha nawe turatega amahirwe ni uburyo dufatamo abandi ni uburyo dufatamo abo dukunda n'abatari abo gukundwa kuramya ni ukumvira amategeko ni ukwigisha abakeneye ubutumwa ni ugupfa kunarigiye maze ukamamaza ubutumwa bwiza ni amagambo y'icyigisho twarangije noneho muri icyo cy'igihembwe gishize amagambo yaherukaga yaravugaga bose bazaba ari umuryango umwe ushyize hamwe unezerewe bambaye imyambaro igaragaza ishimwe n'icyubahiro by'Imana ariyo kanzu y'ubutungane bwa Kristo uwo ni umuryango twebwe ibyaremwe byose mu bwiza buhebuje bizaba bifite bizajya bisubiza Imana ubutitsa biririmba urukundo rwayo imyaka izajya ihita indi itahe mu mahoro kugira ngo babiririmbye ibirema bizasimbuka ibirari bizavuga abana b'Imana bazajya batera hejuru kubera ibyishimo mu gihe Imana na Kristo bazaba barangurira hamwe bati nta cyaha kizongera kubaho ukundi nta n'urupfu ruzongera kubaho ukundi ndakwifuriza kuzaba mu Rwanda buri muntu wese abwira mugenzi we begeranye ndakwifuriza